Uvira ni umwe mu mijyi ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ifite umwanya wahariye ku nkombe za kimwe mu biyaga binini ku isi no ku nzira z'ubucuruzi mpuzamahanga. Uvira isobanuye byinshi kurusha kuba umujyi gusa. Agace gafite ubukungu n'imibereho ihuza imijyi. Ni amarembo mpuzamahanga. Kugira ngo umuntu yumve neza Uvira, ni ngombwa kureba aho iherereye, abaturage bayo, hamwe n'imiterere y'inzego z'ubuyobozi. Ni nabyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ni ukubera iki Uvira ari ahantu abantu benshi nawe urimo bashobora kwifuza kuba. Ikaze ndi Jean Dodier Tumukunde, iyi ni JTM4. Muri iki kiganiro turi kumwe na muganga gakondo Misamvu. Ukande subscribe niba utarigeze ubikora, n'ibiganiro bitandukanye by'ubutaha bizajya bikugereraho igihe. Reka duhere ku miterere y'aho Uvira iherereye n'impamvu ari ingenzi cyane. Umujyi wa Uvira uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imiterere yawo irihariye aho iherereye hagati y'ibintu bibiri karemano bikomeye. Ku ruhande rwawo rw'iburasirazuba hari ikiyaga cya Tanganyika, ikiyaga kiri mu byambere bifite amazi meza kandi bigoye gusanga ahandi. Mu gihe ku ruhande rw'uburengerazuba rw'uyu mujyi hakikijwe n'uruhererekane rw'imisozi ya Mitumba. Ibi bituma ubuzima bwabo bushingira kuri ibi bintu ku buryo bwose, haba mu bukungu, imihanda, imihindagurikire y'ikirere ndetse n'uko abaturage ubwabo babaho. Ikiyaga cya Tanganyika ni kimwe mu biyaga bya kera cyane ku isi, kikagira ubujyakuzimu bunini bwa metero 1470. Kiri mu bifite amazi meza akeye cyane ku isi, kuko amazi yacyo y'urubogobogo arabonana ku buryo ubasha kubona ikintu kiri mu mazi hasi byibura muri metero hagati ya 20 na 30. Amazi arakeye cyane. Ikiyaga cyose gifite ibyambu karemano bihuza Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Tanzania na Zambia. Ku batuye Uvira, iki kiyaga ni isoko y'imibereho myiza biciye mu burobyi. Ni mu gihe ku gice cy'amajyepfo Tanganyika ari amarembo yinjira Kigoma muri Tanzania. Uko Tanganyika bumuhuza bituma Uvira igira isura y'umujyi w'ubucuruzi ku rwego utasanga indi mijyi myinshi ya Kongo. Bituma Uvira igira isura y'umujyi w'ubucuruzi ku rwego utasanga indi mijyi myinshi ya Kongo. Ku gice cy'uburengerazuba bw'umujyi hagaragara imisozi ya Mitumba, igice cy'umurongo mugari w'imisozi n'ibibaya byiswe Albertine Rift. Bitewe n'uko uyu mujyi wa Uvira ufungiranye hagati y'imisozi n'ikiyaga cya Tanganyika, uko abantu bagenda bawuzamo ari benshi bituma kuba wagura bigorana, bikongera ibyago by'imyuzure ikomeye. Uvira ku bijyanye n'abaturage, imibare igaragaza ko umujyi wa Uvira utuwe n'abantu hagati y'ibihumbi 700 n'ibihumbi 760. Ni mu gihe teritwari ya Uvira byegeranye, imibare ya 2020 yagaragazaga ko basaga 1,600,000. Gusa biragoye kwemeza imibare nyirizina y'abahatuye kuko ihindagurika bitewe n'abantu bahunga itotezwa rishingiye ku moko, intambara cyangwa se abimukira bajya mu bindi bihugu byo hakurya kwashakira imibereho. Uvira hagaragara amoko menshi amaze imyaka myinshi hatuye. Amoko akomeye abarizwa muri Uvira harimo abitwa Abafuriru, bumwe mu bwoko bugizwe n'abantu benshi muri Kivu y'Amajyepfo. Abavira bifite isano n'izina Uvira. Abitwa Ababembe bo banaguriye umuryango mugari wabo muri teritwari ya Fizi, n'andi moko atandukanye nk'abitwa Abarundi, Bangu n'abandi. Uruvangavange rw'umuco rutuma Uvira ahantu hari indimi n'imico binyuranye. Ikinyarwanda, Igifuriru n'Igiswahili ni indimi zikunze gukoreshwa, ariko Igiswahili nicyo gihuza abantu benshi. Reka tuvuge ku bijyanye n'ubukungu bwa Uvira. Ekonomi cyangwa se ubukungu bwa Uvira bushingira ku bintu bitatu bikomeye: ubucuruzi, ubuhinzi n'ubwikorezi. Kubituranye n'umupaka w'u Burundi bituma ubucuruzi buhora ari urujya n'uruza. Ibicuruzwa bikunze kuba byiganje muri Uvira harimo ibikomoka ku buhinzi, ibikorerwa mu nganda, igitoro, amatungo hamwe n'amafi yo muri Tanganyika. Imiterere yaho ituma habaho ubucuruzi bwabo bwemewe n'ubutemewe, kandi imiryango myinshi ibeshejweho n'ubucuruzi buto n'ubuciriritse. Reka tuvuge ku bijyanye n'ubuhinzi. Nituvuga ku bijyanye n'ubuhinzi ntabwo tuba tukiye mu mujyi wa Uvira, ahanini tuba dusimbukira kuri teritwari ya Uvira. Teritwari ya Uvira ifite ubutaka bubasha kweraho ibihingwa by'ubwoko bwinshi kandi neza kubera imisozi n'imibande. Ibihingwa bikunze kuhera n'ibitoki, kikaba ari n'icyo kurya cyo mu buzima bwa buri munsi, bikanagurishwa cyane. Hakunze kwera imyumbati, ibishyimbo, ibigori, igihingwa kiva mu mavuta cya palm oil n'uburobyi bwo mu kiyaga. Uvira ni isoko rinini rigeza ibicuruzwa ku yindi mijyi nka Bukavu, Fizi ndetse n'ibihugu bituranye. Mu bwikorezi ho Uvira ni inzira ihuza Burundi, Tanzania binyuze mu kiyaga, ikanahuza imijyi muri Kivu y'Amajyepfo n'iyo muri Kivu y'Amajyaruguru. Imodoka zihora zinyuranyuranamo zitembera hagati ya Bukavu, Uvira, Baraka na Bujumbura. Nubwo imihanda bidakoze neza, ntibibuza urujya n'uruza kuba rwinshi. Ikindi amato nayo mu kiyaga yatangiye kongera ku buryo bw'ingenzi mu bucuruzi. Hari abari bazi ko umujyi wa Uvira ari umurwa mukuru wa teritwari ya Uvira, ariko sibyo.
Ni ngombwa gutandukanya umujyi wa Uvira na teritwari ya Uvira. Ni uduce tubiri duturanye ariko tudahuje imiyoborere. Ikindi nta kamwe kabarizwa mu kandi. Nk'uko mu Rwanda wavuga umujyi wa Kigali ukawugereranya n'intara y'Amajyepfo, nta na kimwe kiri mu kindi, nta na kimwe kiba kiri mu kindi. Buri rwego rufite imiyoborere yarwo. Uko ni nako bimeze ku mujyi wa Uvira na teritwari ya Uvira. Reka dore ku mujyi wa Uvira. Ni umujyi ufite imiterere igezweho y'ubuyobozi nk'uko indi mijyi yose yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo iyoborwa. Inzego z'ubuyobozi zigabanyijemo inzego 3 z'ingenzi, arizo urwego rwo hejuru rw'umujyi ruyoborwa na meya, maire de la ville. Meya umuyobozi mukuru w'umujyi akaba ashyirwaho n'ubutegetsi bukuru bwa Kinshasa. Hagakurikiraho komine 3 ziyoborwa na baburugumestre. Izo komine 3 ni Molongwe, Kabila na Kasenga. Nanone muri buri komine hagiye harimo imidugudu y'imiturire cyangwa se quartier iyoborwa na chef de quartier. Baba bashinzwe imiyoborere y'uduce aho abantu bagiye batuye, aho babarura bagakurikirana abaturage, umutekano ndetse n'iterambere ryaho. Ibi bitandukanye noneho no muri teritwari ya Uvira. Iki cyo noneho ni ikindi gice kinini cy'ubuhinzi n'imibereho y'abaturage bo mu cyaro. N'abinzego z'ubuyobozi zabo zihera hejuru kuri teritwari iyoborwa na administrateur di teritwari. Hagakurikiraho secteur aho teritwari yose igabanyijemo secteur 3 arizo secteur ya Tanganyika, Ruzizi na Ngarura. Ku ruhande rwa teritwari hari ibyitwa chiefdoms cyangwa se ubutware cyangwa se sheferi. Ubutware bukuru buzwi burimo ni nka sheferi cyangwa se ubutware bw'abafuriru Bavira. Hakaba n'ubutware cyangwa se sheferi ya Bembe bugabana na Fizi. Buri sheferi biyobowe n'uwitwa mwami, uwo mwami akagira ububasha ku butaka, kuguhosha amakimbirane no kuyobora mu bijyanye n'umuco. Noneho hakurikiraho ibyitwa groupement cyangwa se imidugudu. Ubutware cyangwa se sheferi na secteur bigiye bigabanyijemo za groupement. Groupement ibiyobowe n'umuyobozi wayo. Ntabwo bigarukira aho ngaho, kubera ko noneho buri groupement imwe nayo bigabanyijemo imidugudu cyangwa se village, ari narwo rwego rwa nyuma rw'ubuyobozi ruhari ruyoborwa n'abakuru b'imidugudu. Muri teritwari ya Uvira, uruhererekane rw'ubuyobozi ruhuza ubuyobozi bwa leta n'ubuyobozi gakondo bitanga systeme y'imiyoborere isa nkaho igoye kuyumva cyangwa se iri complexe, ariko ishingiye ku muco bigafasha leta gukemura ibibazo mu buryo bworoshye, aho inzego za leta ya Kinshasa zitabasha kugera mu buryo buhagije. Hari ubufatanye kugeza ubu ngubu buri hagati y'umujyi na teritwari mu buryo bw'ubukungu. Umujyi wa Uvira biragoye ko wabaho udafite teritwari ya Uvira, ariko na teritwari ntiyapfa kubaho idafite umujyi wa Uvira uruhande rwayo. Byombi ni magirirane mu bijyanye n'ubukungu n'imibereho y'abaturage bahatuye. Abahinzi bo mu byaro batanga ibiribwa n'ibicuruzwa ku masoko y'umujyi. Ni mu gihe abacuruzi n'abatwara ibicuruzwa bo mu mujyi babasha kubigeza hose muri aka gace. Ikindi mu mujyi wa Uvira naho wasanga serivisi z'ubuzima, uburezi, ubuyobozi n'izindi serivisi zidasanzwe abaturage bo mu byaro bakeneye. Mu bijyanye no gukemura amakimbirane, ubuyobozi bwa leta, ni ukuvuga meya n'abandi bategetsi, bakorana bya hafi n'ubuyobozi gakondo buyobowe na mwami. Uko guhuza imiyoborere igezweho y'igihugu n'imiyoborere gakondo bifasha gukemura amakimbirane ku butaka, kugenzura bimukira no kubungabunga ubumwe bw'abaturage. Abayobozi gakondo bafite uruhare rukomeye cyane mu byaro aho leta idashobora kugera bihagije. Ngayo nguko iby'umujyi wa Uvira, wari kumwe nanjye Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Info. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe ni iki ngo uhagarike ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandi ku butumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa.